nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe kandi nkomeza kubifuriza umwaka mushya nshuti bakunzi ba Bamboo Rwanda TV. Nk'uko bisanzwe aha murahazi ni muri ya showroom yacu ndetse ikaba na workshop, uko bisa nk'ibifatanye nyine. Mbanje kubereka intebe zimwe na zimwe zigiye zirangiye, murajya mubonamo n'udukoresho nyine umutekinisiye aba hari ibikoresho byinshi yifashisha, nabyo murabiboneramo ntacyo bitwaye. Izo ni za ntebe z'imigano nze kubereka, arizo ngizo mberetse murimo murabona. Utuntu twinshi tugiye dutandukanye, harimo n'imigano dukoresha, dore iyi niyo ngiyo ndi kubereka, ariko nyine iraharuye, hari ukuntu tuyiharura, ndaza kubereka ukuntu tuyiharura, ko nta kantu nifuje kubereka mutazajya mubona umugano usa nk'umweru mukibaza ati se hari umugano w'umweru ubaho? Oya, ntawubaho, ahubwo turabanza tukawuharura kugira tubone uko tuwukoresha usa neza. Urugero, reba nawe izi ntebe zikoreshejwe umugano uharuye, reba nk'iyi ngiyi, ariko irebe, ndabona intebe ikoreshejwe umugano uharuye iba isa neza cyane. Reba n'iriya, zirebe neza ukuntu ziba zimezeho ziharuye. Nzabereka n'izidaharuye murebe, muzambwira icyiza icyo ari. Reka mbereke noneho umugano bari kuwuharura uko uba umeze. Reka mbereke umugano uharuye ukuntu bawuharura. Iyo umugano uharuye kambereke umugano uko tuwuharura. Uyu musore arimo araharura umugano, birarangira usa na wa wundi naberekaga. Urabona ko uyu mugano iyo uharuye ko ari bwo usa neza, iyo udaharuye nyine ubona ufite ikibara cy'ubururu cyangwa cy'icyatsi, icyatsi ntabwo uba usa neza mu by'ukuri. Ubwo rero agasomo ko kwiga guharura ndakeka nako mukabonye ko nako kaba kameze. Mukomeze guforowinga cyangwa mukande subscribe kuri channel yitwa Bamboo Rwanda TV, ubundi muzajye murabona video zigiye zitandukanye kandi muzibonere ku gihe. Ndibutsa ko wakanze subscribe ariwe ubona video mu ba mbere. Murabona workshop yacu aho tugenda dukorera, hari utuntu tugiye dutandukanye twiza nk'izi ntebe. Ni ahantu wari urazibona ariko ndazikweretse. Umukiriya wo kwiga, umunyeshuri, bahaye ikaze mwese muri buri cyiciro. Abanyeshuri, abakiriya mbaye ikaze. Mbibutsa ko kwiga nta kiguzi, ahubwo iyo ngize amahirwe nkababona, hari igihe nambishyura ahubwo kugira ngo mwige muzamfashe gutera imbere mu minsi iri imbere, mbonera abakozi hafi. Iyo niyo ntego yanjye, mutazajya mwumva ngo ndabigisha mukumva ko nshaka kubaca amafaranga. Oya, nta mafaranga nshaka kuguca, ahubwo bikunze ndanakwishyura. Iyo mbonye ufite ubushake, umuhate, ndakwishyura kabisa, ubundi nawe ukazanteza imbere nyuma umfasha gukora akazi. Kandi nabwo kumfasha gutyo ntabwo umfasha for free, ahubwo ndakwishyura nawe, ndakwishyura umushahara. Ubwo rero mbashishikariza kutugana, kudusura. Rega niba wadusura ukaza ukareba gusa biba bihagije, ntabwo ari ngombwa ngo udusure uzanye amafaranga. Turabizi ko abantu dukunda amafaranga twese, kuko nicyo kintu cya mbere kitagira umwanzi n'umwe, amafaranga. Ariko iyo udusuye ukatubaza amakuru yerekeranye n'akazi kacu, nabyo tubona ari byiza. Turagushima cyane ko tuba tugize abandi bantu bamenye ku bintu byacu. Ubwo rero nashakaga kubabwira ngo
mukomeze kugira intangiriro nziza y'umwaka 2025, uzabe uw'ishya n'ihirwe kuri mwese. Murakoze cyane, mwibuke gukanda subscribe nshuti bakunzi ba Rwanda Rwanda TV.